Gahunda rero tugiye kuyikora mu minota mikeya cyane ntatinze nkuko twatangiye. Ni itariki ya 16 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, imwe mu matariki atazibagirana mu buzima bwa Uwase Nadia Jolie na Keza Aimé Lopez. Jewe Master Guide Emmanuel Habimana ububasha mabwa n'itorero ndetse n'iki cyiciro cya MGA by'umwihariko mpamije kandi nemeje isezerano rya Uwase Nadia Jolie, bityo rero Imana mukoreshe mu izina rya Yesu. Fix. Muri iki kiganiro kigufi muri kumwe na Samuel niyo dusenga. Ikaze mwese. Nyuma gato y'imyiyereko y'urubyiruko MGA mu masaha asatira saa 9:30 nibwo gahunda zo gushimira ababana mu ruhame zatangiye. Ku ikubitiro, Keza Aimé Lopez yahamagawe nk'umwana wahize abandi mu masomo yarashojwe, aho yabaye uwa mbere mu banyeshuri 152 yegukana amanota 99.5 ku ijana. Yitwa Keza Aimé Lopez, yagize 99.5 ku ijana. Wabukurikiye ni bandi Benimana Enerafi, yagize 98. Ababyeyi be ni Ntaganda Deo muzi ku izina rya Roger na Mukakabanda Mado, kandi itsinda ry'abantu batari bake bayobowe n'umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe Pasteur Muvunyi Charles biyemeje kuzashakira impano uyu mwana Keza Aimé Lopez. Yakwifotozanya n'umunyeshuri w'umuhanga n'akoze. Ego n'abandi nyine mwihangana. Ntibyatinze hakurikiraho umuhango wo kwambika imyenda n'impeta undi mwana witwa Uwase Nadia Jolie. Uyu we yarashoje amasomo y'umutwe ubarizwa mu cyiciro cya MGA witwa abagenzi, aho yinjiye mu cyiciro cy'umutwe w'abayobozi muri iki cyiciro cya MGA. Ngeze mu kanya keza twakiramo umuyobozi mu rwego rukuru rubanziriza urwa nyuma. Umuyobozi tugiye kwambika rero yabiherewe muri kampore hano muri college. Reka rero nsabe abari kuri tekinike bazamura umuziki gakeya kugira ngo abari inyuma bamutuzanire nawe tubikore mu buryo bwihuse. Tubibutse ko hejuru y'iki cyiciro cy'abayobozi haba hari icyiciro cy'abayobozi bakuru aribo bitwa ba Master Guide. Uyu we ni umuguide. Intego kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Impamvu urukundo rwa Kristo ruraduhata. Fix. Perante bravo. Nawe yambitswe imyenda n'ibindi birango biranga abageze muri uru rwego. Hanyuma rero ntaragira ikindi neza reka nemere Pasteur umuyobozi w'intara yacu atwemerere yakire isezerano ry'uno muyobozi, cyangwa se yabonye hari impamvu yatuma amusiriza
nabyo uburenganzira bw'uhagarariye itorero. Murakoze. Murakoze bayobozi. Rero ubwo guhitamo kwiza kandi n'umutima w'ubushake uyu mukandida wacu uyu munsi afite, urumva twese twamuha uburenganzira akarushaho gukura ajya hejuru, ejo tukazamura no mu rwego rw'abayobozi bakuru. Imana izabimufashemo. Amen. Attention. Carabanco. 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 Señorita. Murakoze cyane pasiteri. Nagira ngo rero wenda ndaza kubikora nyuma, reka ubwo yabaye umwe afite n'amahirwe yo kuba yambikwa n'umuyobozi w'intara. Reka nanone tubibutse ko kuri iyi tariki ari isabato yahariwe abato mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Uwase Nadia Jolie na Keza Aime Lopez ndetse n'abato mwese tubifurije gukurira mu biganza bya Yesu Kristo, mukurikiza icyitegererezo yadusigiye, za ndangagaciro yagaragaje, yiteguye kuzibambika kugira ngo mukomeze iri vugabutumwa mu buryo bukwiriye. Ubu butumwa dutwaye buri hafi kurangira. Yesu Kristo ari hafi kuza kutwinjiza mu bihe bishya bitazarangwamo ikibi icyo ari cyo cyose. Mwahisemo neza ubwo mwahisemo gukurikiza icyitegererezo Kristo yaduhaye, kandi akadusigira inshingano ikomeye cyane, ariko inaherekejwe n'ubwishingizi bwe nk'ushobora byose, aho agira ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Mwese abahisemo iyi nshingano n'iyi ntego, Uwiteka abahera umugisha uko guhitamo, kandi dukomeze intambwe tujya mbere kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana yacu rikomeze guhabwa icyubahiro. Ni vuba tugataha. Hanyuma rero reka ntabwo akanya gato cyane abayobozi bakuru gusa bamwakire. Ntabwo turi gutwara umwanya utarahagera uretse atitwaye. Ndabona nawe abaye umuyobozi mukuru rwose ntakumwenyura. Yahise abona ko ibintu bikaze buriya. Yabona abayobozi bakuru bariho bakwakira kugira ngo uze, nubwo urimo ubona bari gufatanya nabo muri ino nshingano tuba turimo dukora n'abandi bose. Barakoze rero, idarapo baritwaye. Byaba byiza nanjye mbariye mu kanya gatoya kugira ngo dusoreze. Jyewe Master Guide Emmanuel Habimana, ububasha mpabwa n'itorero ndetse n'iki cyiciro cya MGA by'umwihariko, mpamije kandi nemeje isezerano rya Uwase Nadia Jolie. Bityo rero Imana imukoreshe mu izina rya Yesu. Fix. Uwiteka dushoboze mu izina rya Yesu. Amena.